neza kandi natwe tuzamusange tuzabiharanire. Dufite umuryango mugari w'abana bageze muri 29 tubana mu rugo, n'abandi dufite hanze dufasha, ariko ibyo ndabigarukaho hanyuma. Reka mbanze nshimire. Mbere na mbere ndabanza gushimira Imana Data yo mu ijuru. Imana yo mu ijuru ndayishimiye kuko ijambo ryayo riravuga ngo mu bibi no mu byiza duhore dushima. Yobu niwe yavuze ngo ese mu kiganza cy'Imana hazahora hakomokamo ibyiza gusa, mu byapfuye ntihazamo ibibi, muzamure intugu mubireke. Byose tugomba kwakira kuko bituruka mu gushaka kwayo, bituruka mu mugambi wayo. Niyo mpamvu igihe cyose tugomba guhora dushima Imana. Nkongera nkashimira igihugu cyacu, kiraryoshye, ni cyiza cyane. Nkongera nkashimira itorero, nkongera nkashimira diaspora, abantu bo hanze, abaje muri vakansi ndabashimiye, abatarayizamo cyangwa se n'abatari guteganya kuza, mwumve ko mbashimiye mbikuye ku mutima. Amasengesho yanyu mwakoze, abantu bo hanze bakoze amasengesho, Yesu abampera umugisha. Ab'indani mu gihugu mwakoze amasengesho, ndabasabira umugisha. Buri muntu wese wanyikorera umutwaro yuko mbuze umutware, ndamusabiye umugisha. Bakoze ku mitungo, ku ikofi yanyu, umutware yanjye agashyingurwa mu cyubahiro, Imana ikamukorera ubukwe bwe bwa nyuma bwagenze neza. Numva binkoze ku mutima. Tumushyingurira isororo, ni ahantu heza h'icyubahiro. Imva ni nziza rwose, ibuye ni ryiza, byavuye mu bufasha bwanyu, haba bari kunyumva, haba mwebwe muri aha ngaha. Yemwe mwanitanze guturuka igicuku cyose kugira ngo tumwibuke. 22 z'ukwezi kwa gatandatu nibwo yatabarutse. 22 z'ukwezi kwa karindwi, ukwezi kwari gushize, hari igiterane yagombaga kwigishamo. Numva ningiye ngomba kuzakijyamo, numva nshize amanga, numva ngomba guhamya imirimo y'Imana ikora cyangwa se ikomeje kunkorera, izakomeza no kunkorera. Uwo munsi numvaga aribwo tuzaza kumushyiraho indabyo tukamwibuka, ariko ndavuga ati reka igiterane umutware wanjye apfuye yagombaga kukijyamo. Numvamo umuhati wo kukijyamo, kandi Imana yaranshyigikiye, yabanye nanjye. Umurimo rero ni mugari sheri, ntabwo wigeze usiga ikigwari. Aho wagejeje nanjye nzahatangirira, kandi urabizi ko nagukundaga. Uzaherera ku mutima wanjye, wari uw'agaciro kenshi ku buzima bwanjye. Nzagukumbura, urwenya rwawe nzarukumbura, nzagukumbura. Reka nkomeze. Yari umutware mwiza, ukunda abana, ukunda umuryango, ukunda abantu bacishijwe bugufiya. Niwe twibaniraga nabo ahanini. Ndibuka umwaka ushize mu kwa 12 twatumiye abana bo ku muhanda, nibo bari abashyitsi bakuru b'Imena, kandi hano barahari. Noneho mubanze munyemerere mutere haleluya. Muri kunyumva? Mutere haleluya. Haleluya. Amen.
barabatumiye, barabashyitsi b'imena, turasangira na sheri ahari rwose, turanywa turarya, byari umusangiro wa nyuma. Ariko Imana irahari ku bwanyu, izababa hafi, nanjye kandi izanshoboza, nzakomeza kubaba hafi. Amateka sheri yari yarabayemo yo kunywa ibiyobyabwenge, aje kubivamo yifuje yuko n'abandi yasize inyuma yagenda akababwira inkuru nziza ko Imana yabibakuramo, yuko Imana hari ahantu yabakura ikagira ahandi ibashyira. Hari abo yagiye abwiriza bari mu muhanda, abaperezida bo mu makorali, abajyanama, mbese uyu munsi wa none ni abagabo bashima Imana. Ntiyigeze yirengagiza n'abandi bakiri batoya bari mu muhanda mu buzima bwaho. Ubundi buri kwezi twajyaga kubasura tukabarika urukundo, kuko urukundo bararukeneye cyane, bararukeneye. Habura iminsi 3 ngo apfe yitahire, twari dufite gahunda, ndumva twari kubijyamo rendi yo gutangiza organization, Inzahuke organization Theogene. Niyo gahunda twari dufite. Ndavuga ati ntabwo byagarukiraho, nubwo umutwaro agiye, ngiye ngomba gufatiraho, ngomba gukomeza icyo yari yaratangiye. Niyo mpamvu mubona abana benshi tubana mu rugo ndetse n'abandi bo ku muhanda twakoresheje ino mipira yanditseho Inzahuke logo, inyuma Pasiteri Theogene Organization. Numvaga ari igikorwa ngomba gukomeza, ndabakeneye, mubyumve, ndabakeneye kugira ngo dufatikanye, Imana iri kumwe natwe, dusange abana bo ku muhanda, tugende tubabwire inkuru nziza, tubabwire ko Yesu akora kandi akiza, yuko atabara. Tubasange hirya no hino tubabwira inkuru nziza, tubashishikariza kureka ibyo bafata. Sheri yajya avuga ibikoresho, tubabwira ko bagomba kureka ibikoresho, nta keza k'ibikoresho. Sheri ya fondasiyo dore ngiyi, kandi bizagenda neza hamwe n'Imana. Murakoze cyane, kandi nta kwibagirwa kongera gushimira abanyamakuru mwese, ndabashimiye. Imana ibahereze umugisha. Kansoze mvuga ngo ndakomeye, nimukomere kandi dukomerane. Yesu abamere umugisha. Murakoze cyane. Murakoze cyane Mama Pasiteri Asiya.